bavandimwe banyarwandakazi, banyarwanda namwe inshuti z'u Rwanda, mpirimbanyi duhuje guharanira demokarasi mwese. Muri iki gihe twizihiza umwaka mushya muhire wa 2026, mbifurije mbikuye ku mutima kugira umwaka mushya wuje amahoro, icyizere n'icyubahiro nyacyo gikwiye ikiremwamuntu. Umwaka wo kwigobotora abakandamije rubanda, umwaka wo kwigobotora abakomeje gushyira abanyarwanda mu buretwa, gutegekeshwa ikiboko, imbunda n'agafuni. Imana ihabwe icyubahiro yo iduhaye ubugingo, tukaba twambutse twinjira mu mwaka mushya. Umwaka mushya bivuze ko ibihe biha ibindi umwana w'umunyarwanda. Ibihe bya kera birashize, ibihe bishya biraje. Bivuze ko umwaka w'2025 urangiye, tukaba dutangiye undi. Ibihe bya kera bituri inyuma, ibishya, ibyiza, munyarwandakazi, munyarwanda bituri imbere. Hashimwe Imana yo nyir'ibihe, ihindura ibihe, igahindura ingoma, igahindura ibikomangoma. Umwaka ushize, kimwe n'imyaka 31 ishize FPR iri ku butegetsi, wabaye umwaka w'akarengane, umwaka urangwa no gutegekesha abanyarwanda igitugu, wabaye umwaka waranzwe no gukomeza gutera imbere mu bikorwa by'urugomo, ariko mu bikorwa byo kugira ineza, guharanira ubumwe n'urukundo dusubira inyuma. Gutera imbere twubaka amazu ahambaye, ariko muri demokarasi n'ubwisanzure bw'ikiremwamuntu dusubira inyuma. Umwaka w'2025 wakomeje kuba umwaka mubi ku banyarwanda, umwaka wo kwima abanyarwanda uburenganzira bwabo, guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, umwaka wo gutoteza abizera Imana, gufunga no gusenya insengero. Wabaye umwaka kandi wo gufunga inzirakarengane zirimo Ingabire Victoire Umuhoza. Impirimbanyi yitangiye guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda, guharanira ko abanyarwanda bose bareshya bagasubiza uburenganzira bwabo. Wabaye umwaka wo gufunga izo ntungane, mu gihe abagombye guhanwa no gufungwa bo bagenda bidegembye. Wabaye umwaka wo kwima abanyarwanda uburenganzira bwo guhabwa ubutabera nyabwo. Wabaye umwaka kandi wo kurigisa no gukomeza kwica intungane, abanyabyaha bo baratwa. Wabaye mbese umwaka wo gukomeza koreka u Rwanda n'abanyarwanda mu ntambara z'urudaca muri Kongo, kwiba, kubeshya, kwica no kurimbura mu gihugu no mu baturanyi. Wabaye umwaka w'icuraburindi n'imiborogo mu gihugu no mu karere kose. Icyizere tugihabwa mu ijambo ry'Imana. Noheli tumaze kwizihiza, ijambo ry'Imana riratubwira ngo abantu bari mu mwijima bigunze babonye umucyo mwinshi,
abari mu gihugu cyacuze umwijima w'urupfu bigunze, urumuri rwarabamurikiye. Umunsi wa Noheli tumaze kwizihiza utwibutsa mbere na mbere ko urumuri rwaje rukamurika mu icuraburindi ryuje umwijima. Bityo rero Noheli ikaranga ibihe bishya bituruka ku Mana, ibihe bishya bituruka ku butwari bwawe, ubutwari bwo kwizera ko ibihe byiza turi kubikozaho imitwe y'intoki, mbese ko twabyinjiyemo. Hari icyizere rero munyarwanda munyarwandakazi, umwijima w'icuraburindi ntushobora na gatoya kuza Imana gutabara ubwoko bwayo. Imbere yacu hari icyizere, ugutabarwa kuri hafi. Nk'uko nabibabwiye, turi kubikozaho imitwe y'intoki. Mu gihe rero twinjiye mu mwaka mushya muhire wa 2026, ndabifuriza ko wababera umwaka w'impinduka, umwaka wo kugira ubushishozi, umwaka wo kwambara imbaraga mugatabara abatswe uburenganzira bwabo, ukababera umwaka wo kwinjira mu bumwe nyabwo, haba mu gihugu imbere ndetse no muri diaspora. Nsabye Imana ko uyu mwaka watubera umwaka udufunguriye ikindi gihe cy'amateka yuzuye amahoro n'ubwisanzure n'umutekano bisesuye mu Rwanda. Bityo u Rwanda rurangwe n'ubutabera n'ubumwe bw'Abanyarwanda bose, nta kwikanyiza, nta kuvangura amoko. Umwaka 2026 nutubere umwaka w'impinduka zihamye, aho ibikorwa byose bizakorwa bizaba bishingiye ku byifuzo no ku nyungu z'umuturarwanda, kandi bikagerwaho. Muri iki gihe tumaze kwizihiza Noheli, tukaba turi no mu minsi mikuru isoza umwaka, tunatangira undi, umutima wanjye ndawerekeza abavandimwe bacu bari muri Kongo, bari mu Burundi, ndetse n'abari mu turere twose tw'ibiyaga bigari bya Afurika. Uyu mwaka nudufashe gushimangira ubufatanye, ubworoherane n'ubwiyunge, bityo amacakubiri n'imidugararo bihe umwanya ubuzima. Umunyarwanda akeneye kubaho, abakongomani bakeneye kubaho, ubwoba nibusimburwe n'icyizere, igitugu gisimbuzwe ubwisanzure kuri buri munyarwanda, kuri buri mukongomani aho ariho hose. Uyu mwaka mushya wa 2026, Imana nidukomezemo imbaraga zayo, itwambike ubutwari bwayo, kugira ngo twubakire hamwe akarere gatekanye. Birakwiye akarere karangwamo amahoro, ubutabera n'iterambere nyaryo, ridashingiye gusa ku nyubako, ahubwo iterambere mu bitekerezo byubaha buri wese, iterambere mu rukundo, iterambere mu mahoro no mu bumwe, aribyo tuzaraga abana n'abuzukuru bo mu bisekuruza biri imbere. Isengesho.
dusabye Imana nyir'ibihe ko umwaka 2026 Imana nyir'ibihe ibishima, igahindura ibihe, igahindura ingoma, igahindura ibikomangoma. Mbifurije rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, bavandimwe, mbifurije mwese kugira ibihe byiza bya Noheli n'umwaka muhire wa 2026, kandi tuvuge ngo twizeye umwaka utaha mu Rwanda. Amahoro y'Imana nabane namwe. Yari umuvandimwe wanyu Christine Kombe.